Hi guys, bameze neza basheri abanyarwandakazi n'abanyarwanda mwese nize ko bameze neza. This is Jen wa mudugudu wa Jani. Woni nyine Matibori Karadina. Ndabakunda cyane murabizi abanyarwanda. Guys, nize ko rero mufite amahoro y'Imana kandi mufite n'umutuzo w'umutima. Mujye murana no kugira amahoro y'umutima. Amahoro y'umutima ni meza. Nyina rukuno wumva umeze neza afite mood nziza, mujye mwishimisha ko amahoro arahenda. Guys, ibyishimo birahenda. Nimba wumva hari ikintu ushaka gukora gikore gifite amahirwe, muri ari ikintu kigushimisha gikore. Bamagira inama nanjye rero nuko mbeze buri yanjye hari umuntu icara avuga ati mba ari ikintu nshaka gukora. Ngo sinzi ukuntu mubyutse mutone mbona nyine n'umuntu mu mukobwa tubana urera umubebe wanjye urera Abayomi. Rero ni umwana mwiza cyane, tumaranye kinini cyane, inshuti yanjye. Ngewe ubaye tubana mu nzu ntago wazicuza, wabikunda pe kuko nyine ntago ndi umwana mubi actually. So rero uwo mvuga yitwa Nadia ndicaye ndavuga ati ko suko ko nta kimwe nagakorera na rimwe, sinagakorera pranka, mureke tumubeshye. Rero ndavuze ati gusuba mubeshye iki, agiye guhaha ariko ndashaka kumubeshya yuko ngiye gusura igikapu cyiwe nyizane, mubeshye ko mwirukanye, mubeshye ko hari abantu bambwiye amagambo, mubeshye yuko yazanye abagabo mu nzu. Nyine ndahimba hakora abatipe nzanye nabo bazanye no muri centre y'iwacu, ndavuga mu nayo mazina ko azajya umva bite n'ukuntu nyisanzuraho ambwira ibyi abarabimbwira. So ndamubeshyera yuko abantu yabazanye iwanjye kandi nabizi ko bategeze bahaza, ariko ndamukarano babimbwiye mubwire mubeshye mva ngiye kubeshyera umukobwa hano. Man, sinzi nimba ari ashaka no kutayivumbura agataha wa mungana ibyanya, ariko ngiye kumubeshyera. Shanadi ngiye kukubeshya nyine wihangane, ariko ndizira sinzi uko ari mu bifate. Sinzi nimba prank azini cyari cyo mana nyura mwana wanjye n'umuturage, so prank azibyari byo, ariko ndari mubwira nombe nimba bimenye. So rero guys, ngiye kuzana igikapu cyiwe tumutegereze aze. Rero cameraman ndashaka umfatire hera amurika ari mugaragare ko hariya se wahajya buriya tukajya hari ufatira hariya uko aturutse hano ntabwo bari kutureba, ntabwo ari yahitaho muri Umurugo rwo harahirya. So rero ngewe ndaba ndi hano urumva, guma ahangaha asohoke magarara ahangaha ameze gutya kugira ngo umuntu uko kose ndagira gutya, oya ndagira gutya, we ahagarare hano atere kamera umugongo se kugira ngo atabibona ubwo njye sinkunda gukora prank. So guys rero nigize princess prank, umvuga princess wa prank. Yegoye ako nyine prank iragora murabizi, hari gihe mu prank ipfa. So rero ndabamagaze gutya Nadia hagarare hano niko we mutemubwira so ndabishobora we kusinya mpfa kumutuka, nawe nyempfa kumutuka. Niyo mututse birabita bishiranye ntago mbigumana mu mutima bigenze neza. We mwangiriye inama nkora ikira, ngiye kumubeshya yuko ntaninjire no mu nzu nubwo ndi umuye n'umwanya wo gukaraba, kuko ndabize atavuga ngo cyangwa ajya gukaraba natuzajya utanyiba, atabivuga utanyiba ko nabiswe ibintu yamwe mushyekera. Ndabize nahitaje sobararira we nta mugore amvuganyisha afite umutwe ukomeye wagira ngo yanyweye byari nyinshi, nubwo nabona yazinyweye ariko afite utwe ntabwo ajya kurira. So guys rero reka negereze yagiye guhaha, ariko yatwara urufunguzo n'ubundi yafungiyemo inyuma. Najya kuza ndakomeza ndeba muri karaga gatobore hariya, naza ndatambwira cameraman uri kujya hariya cyangwa mu kimese gihera, ariko ujye hariya niho heza sibyo. Ko ayibonye ndabiza atavuga ati ngo nose ngo ari gukamera zayigira ikigoryi. So guys katumutegereza aze. Nadia ndakwirukanye taha nta soni ariko uko wibonye Nadia bite nige tumaranye. Ubu urabona izi sari zo saha zo ko isaha se oya, urabona ikigeri cyo cyiza cyo kungambanira Nadia ukazana abagabo ubu usamye kandi mu wari wo kumaye. Nadia umwana wamujyana hehe ariko ubundi kuvuga neza naza ndahindura character. Murabizi ko ngunda gukina n'umwana mwiza ndi umukozi wo mu rugo. None bya bintu boss bankorera nanjye ngiye kubimukora, nanjye ngiye kuba mabuja. Murambonetse se ko ngiye kuba mabuja Jane. Umva bukatinze tumutegereze. So rero guys umva nazanye igikapu cyiwe ngiki cy'imyenda.
mana we ahubwo ikibazo mfite kamerama ubu ngubu nibiri nari butubone ese ubundi nta kuntu wakisha ari ku nkingi umva atari byiza inkingi ntabwo yapfa kukubona uko byaba bimeze kose ntabwo yazategeza ko ari umuntu uhagare kuri ino nkingi iyi ngiyi yo mo hagati sibyo none we araza gutya arafunga gusa ntabwo yakubona araza nyine ngenda ndetse amuvugisha sibyo none we aze gutya ndakiko gushoboza kujya murebesha gutya kugira ngo abantu bamurebe none uhagarara kuri ino nkingi ya kabiri yo hagati wihishe ushyiraho kamera gusa noneho nade ntabwo yagira ngo ugiye kureba hariya hoya ndati ndeba nyine muvugishe byose ndi hano duhagararanye muvama turi gukore unaza kuvuga ngo reka ngende mufungure nabwo urabukiye kudufata udukurikira ku gipangu ko ndatamuga ati sohoka sibyo none nitudusohoka ushatse wanankurikira tukareba ko wenda twayikorera hanze ariko we hanze nawe nshaka kubikora ndamugeza imbere y'umuryango hano sibyo kandi yuko yaje ndabona ameze nk'umva ijwi ry'umuntu igihe wagenda uvuye guhaha impyisi uvuye kubizana muri Amerika uvuye kubizana he twate nyine nagenza umugore w'imboga nawe hari ibintu nako mutegereza umutegereza nawe ntagucuruza imboga twate n'imboga nyine ariko ntabwo usigamo inyuma uzuruzi ufite ubwenge iyo wowe wenyine ufite ubwenge nshaka kumenya ejo nagiye ntibandi baje hano ejo nagiye mu kazi nagusigiye umwana ni abahe bashyitsi nagize bitambwiye uri kubatekereza bose hafi n'abashyitsi baje ndi kukubaza ntabwo njya gusubiramo ndi kukubaza ngo ejo nagiye mu kazi ni abahe bantu baje hano mu rugo rwanjye ni abantu baje ntabwo wabishe igenda ikigo nta muntu wigeze uzamura no kwishimana ejo nta muntu waje noneho abwise umugabo nyine ntabwo nta mugabo waje hano pe ntabe n'umuntu waje wa muhungu hariya hirya wadukora gukorera agaheza ntabwo yaje hano veda nyine ntabwo mwaryamanye ahubwo ko babibwiye ngo mwararyamanye njyewe noko bari kumbeshyira nta kintu ndukubeshyera ahubwo nadubura ni ikigo urugo rwawe rugize roho ni bande se babikubwiye urarwanya urukundo ubusuri kunezeza munezeza wabura ndabwiye ugiye kwizwa n'iki wibeshya ko kurambura niyo mpamvu nashyize kino aciye fata umwana wawe hasoni ndi kukubaza ngo veda yaje mu rugo rwanjye gukora iki ntabwo yaje mu rugo nta nubwo mperuka kumubona none yaje gukora iki ni gutyo nakwiye ngo ujye ugira abashyitsi ujye abantu fatisha ku giti giteretse hariya hanyuma ubuze unyirishwa ndetse nawe ndabona bakandetse semani neza hagara ahangaha ngasobanura neza veda yaje gukora iki mu rugo rwanjye none uzana abagabo n'umwana wanjye hafi nta mugabo nigeze nzana bari kumbeshyera noneho ngo mwajye mu buriri bwanjye nande njyewe babaye n'ingende bari kumbeshyira n'ubwo umwana ntabwo nigeze mbikunda nibazaga nijoro nzatagura kwa bantu sinzi ikintu cyitwa hano iki cyadukaga ntabwo ubizi ese ufite urukundo ntabwo ubizi kuki umunsi wo kundi kubaza ikintu rwabo ntabwo ubizi iyo tubyihoreye kuri ayo misobanuro mu kanya ngaho mbwira ukuntu ugenda uvuga mu baturanyi bose uri kuvuga ni nabwo ko iyo umuntu akora mu rugo rwawe ntabwo ari bavuga ku bintu byabo uranyumva neza uri kuvuga kubera iki usebya ntabwo njya kuvuga bari kumbeshyera ninde ukubeshyera sinjye nawe sinjya nkunda abantu bavuga bakizi kuko ntabwo mugenge agiye gukunda rero nasubirizwa n'iki kundi winera isesemi ntabwo winera isesemi aha nkeneye kumenya abantu baje hano mu rugo rwanjye nta muntu wigeze uza
none hano kandi ntabona usibye ko nta itiki kandi yose ngo umva ndazata ni nishyura ayarogi ndahita nishyura ayarogi nyine ntabwo nzambana ndetse bari ku nini bari kumbeshya niko ushyira ibintu hano hasi etaje kurikira ese ntabwo uri ngo gutegura ntabwo yaje ese oya iyo ubwira ngo mfite umushyitsi nari gukwangira ku buryo wanyonyombaga bose abaturage bose barakonye kwaza n'umugabo kandi se wenyine wazanye na wa muhungu wundi warakwahageze yitwa nde yitwa turamuhungu wazanye hano ntabwo muzi ndakubaza umuhungu wa kwahageze turawo w'inzobe yitwa nde bari kumbeshya ariko abantu niba ndakubeshya abantu si bakwanga urya iwabo aho bakora wese bahawukorere kandi wisukuriza sukurizwa n'iki ubwo rero ubundi ugira amafuti mwarangiza akuzira ikindi kimeze ufunguye hano undi muntu akoze ibintu yabihoreye wipfukamira uretse ni umubare ntabwo uzongera ubwo ni icyo utazongera waba utakoze niba uba umubare ntabwo uzongera ni icyo utakoze nadi ntabwo umfata neza nadi ntabwo urya ntabwo unywa njyewe ngutuka njya ngutuka muri uru rugo njya ngutuka nadi iyo ukoze n'amafuti si wowe umaze kubona ibikombe bingahe muri uru rugo ngaho amasahani angahe amasahani 3 ibikombe 6 teremunsi yanjye yagiye hehe yaramenye sinakwihoreye ntabwo nakuretse imbabura sandara zose niba wazimenye ukazimara umaze kubona bagasanga ahe amabase 2 manini kandi ngo waje usanga nyafite byose ntabwo ari by'unkorera nanjye ejo ntabwo uretse gato ntabwo wabibonera umwenda ukawutwika nawe ukwishyuje njya wishyuza ibintu umena kuki urengaho ukansuzugura ntabwo nagusuzuguye bari kumbeshya ugenda ubwira buriya reba aho ugenda ubwira abantu ngo ngiye uretse gato ndeba umbeshyira nani umbeshyira ungiye ngo ndagupimira ngewe agapfa k'umucanga kaba kari ntabwo iyo biba muri sitoke ntabwo barambeshyira nta kintu ngewe pima yagiye apima umuceri ntabwo iyo tugiye guteka ngo iyo tugiye kurya imigati mu gitondo ngo mu ibiryo byaraye ngo ntabwo urya umugati ibintu byose iyo nguze imbuto ntuziryaho ntabwo ujya ku mbuto umuntu yaguze yariye ejo ntabwo waziriye nakwihorera nabwo si wowe kuzijyaho nta kibazo mba mfite sibyo ukuramurera ariko ibyo ugasuzuma ugiye kumenya n'undi munsi abanye bapfa cyane baraguhaye umwanya munini kugira ngo ikintu sibuke ijyanye no kunyigisha buri munsi we kumva wongeye umaze ntabwo woga ugenda uko umeze gutyo ndakoze amafaranga kuri mwe natarakora igikorwa kizima bamubona veda yaje gukora ikintu ashaka veda yakoze ikintu veda kumbeshyera ese kamubaze veda muba gutenda wabwira wajya kuwajyana kwa gaheze wajyana hehe bari kumbeshyera nta kintu nigeze nkorana na Veda nta nubwo yigeze azaha ahantu bwa mbere tuyimukira ntabwo Veda yahaje yaraje gukora icya gihe yaraje gukora iki cya gihe ntabwo ukunda ndetse inyarwanda mbabare taza kuneza isemi Veda yaje gukora iki cya gihe ese ufunguzo rwararushize hehe rwaratakaye ndakwaye imfunguzo zinga maze ufite imfunguzo zingahe hano iyi sari n'indaboshe ntabwo yisanzeho indaboshe si wowe ese ntabwo ubona n'iki kintu umuntu yakora muri ubu buzima ngushimye kirava sohoka wamubahiyemo barambegera n'ukuri kumara nta kintu nigeze nkorana na Veda nta nubwo namuzanye hano barambegera nta kintu nigeze nkora pe bari aho yaraje hano basubiza ngo bangahe ntamuza murazi ntabwo murazi
uravugisha ukuri ababimbwira no bambeshye na mu byo mucinje byose na kimwe wemera ibyo mbona narabimenye nifuza ariko by'abagabo ntabwo njye mbizi ntabwo njya ndyamana nabo naduze uko umuntu ahamagara mu magana amubwira ko ejo azanye abagabo hano ati n'ubu njye aho uzi ko nakusuzugura mu rugo rwanjye ese ubwo nko kuva papa niyo ataha agasanga ubwo buryamye mu cyumba noneho ngo cyawe niba atatanye ngo mwagiye mukica n'iseri kuko nta rufunguzo ngo gukora neza subumenye gira vuba kuko ukaraba iki ukaraba iki ndatwara n'intoki kapukije ndamenya njya kiguciriye ariko uzi ko unamenyera ko ukunda cyane urukundo rwinshi nguha ngo uratwara igikapu ngo gikize gutya nigeze aho giciye oya nijye wagiciye fatwa giheke ni icyawe ntabwo ari icyanyu bamubariye ko natazongera nta mugabo nigeze usa n'ahantu barambeshye bari kumbeshyera pe nabibazo tugiye kwa musoko tuzabivugana wa none se ngo ndagenda n'amaguru yonyine oya gendesha umutwe gendesha amaboko niba ushaka kugenda n'amaguru yonyine none ko nta myenda mfite yo kwambara ndambara ubusa wambaye ubusa ntabwo wambaye imyenda nsubiye imyenda yijyana mu muhanda uvuye hehe uvuye guhaha rero ntabwo bwari mu muhanda ntabwo haye mu muhanda ndategereje urategeka kohereza bitanu giti cyara kugeza iwanyu ikibuga sohoka utazanandogera umwana ngo sohoka kandi nsigaye mbona aya n'aya nakunda kwikora mu kadudu cyane sinzi ibintu wakoze ntabwo namusambaye nibyo bari none nakwica sikuze nzamujyana kwa muganga nzadona ureba mureka mwumvabaramo amaso sohoka mva imbere genda sohoka nawe ubwo bambabariye basi ngarara rino joro halo urare none urarunyibye cyangwa undoge mpfe ntabwo njya niba ntabwo uturwese w'ikibungo nturoga sohoka genda utazanandogera sohoka mbabarira njye gukaraba ndakwinginze mbabarira ukaraba iki bantu sohoka mbere kumubona ndakubabara wasohotse bantu sohoka urahita ukinga sohoka ndavuze ngo sohoka uretse ubwo wambabara nanjye ndavuze ngo sohoka gira vuba gira vuba cyangwa mpagarira abanyarwanda ntabwo none n'ubu ndagenda ute nta n'itike mfite ntabwo ko nikoze bitanu ku modoka wambabariye ngo gukandagirira ijoro ryonyine oya naracyari kagari ni saa tanu saa saba gutyo urabona imodoka ugenda ukatishije amaboko sohoka mwana we rwose mbabarira bwawe mvuze ngo iki sinkunda kwisubira mu gihe sinkunda abantu bansubizamo amagambo genda mubone warenze ndabona ko bimenyera sohoka genda sohoka navuga mubabare biki sohoka we nadugira kubuza uribeshya ukamenya umuryango ndakwita nadia urongera kubita umuryango ndakwica kandi aguhamagara nibiki bamagara amabaye mikuki mbere yuko bamagara amabaye mikuki utamenye ngo bamara akazi mu rugo rw'abandi ngomba kurwubaha nazana n'abagabo yewe ngewe kandi natwe utamenera urugi natwe utamenera urugi wese gatanu ubuzima kamera igihanda yari frank ntari ariko no kubera icyo wankoze ibi bintu yari frank nyine mana we aho rupfuye wese n'ibimyira byaje yanabonye mana we ayiwe
ntabwo umugabo yaje hano ntabwo ninjyana n'abarambe naratekereje umugabo nakubeshyera niba ko ufite amuzanye wawe udukwera agaheza ndabateka ngo beshyere ko ariwe waje hano ntabwo umeze ute mwana wese ubwo fizi mwana we none se byari puranka se ni ibiki nyine wakunda umuntu abeshya nyine bya bindi bikinya guherekamika akorera abantu akababeshya nyine twakora icyo gipero mana we rwose ubu nari ngiye kujya hene biriya bikapu byancitse cyo kwamura abana babisubwa n'uko y'umuntu mwana muntu hano ukuntu mbwiye igikapu cyacitse wose ngo ndagendesha iki mugendesha amaguru ngo amaguru asa nk'urya mwana we mbega wowe umeze ute zirumva umeze ute ntambwire iyo mwirukana wari kujyayo nari bugende ureba ntabugende nkazana mudugudu avuga impamvu amezi maze hano unyirukanye igikapu gicitse nta n'itike umaye kandi nazo akohereza kuri telefone isi yo mfite nari bugende nkazana urumva mudugudu ngo anwarikize yari kumwari kiko mufite wenda bakubwira wenda wari bumba barire kavuga ati wenda uyu mwana igikapu cyaracitse reka mu mama no ukuntu yavuze ngo mana we igikapu se ndakijyana he wagira ngo nyikorere se none se nukubera iki wakoze ibintu wabitekereje ute nabize nabasha Nadia nta kimwe namukora reka nze mukorere planka yo kumwirukana aho ndababaye ugisha ukuri ngambabari ababaye ndikumva umutima ugiye kuvamo none se kangobaze ubundi wari kubona imodoka ikujyana iwanyu we wari kurara heza ubundi nari bujye kwa Veda wari kujya kwa Veda kuko ari kize kuko manga maze ukamubaza ati nge nize nza kugusura wakumubwira ko kujya gukora kwa icyo kujya kuvuga ko kize nari bigende nkamubaza ati Veda ninde wakubwiye ngo njye ugende ungambaniye ngo naje kugusura oya ngo waje kunsura ngo turaryamana mu cyumba cya mabuye nari bumubwire ibintu ku buryo n'abantu bose bari buburure mukanarwana nange ntabwo ntegera amahane ko namubonaga ahantu nk'aba yitwaye neza imbere yanjye ariko uri mumenyere ibaze ko yafitanye ikibazo n'umuntu mpita nturuza Nadia wanjye ati natike gutuka umuntu mana we ndababaye ndikuma ngiye kuvamo umutima ngavuga ibyinshi by'abafana banjye mana we abafana ba Goreti Matibori Jani Korodine ndabashubije cyane ndikuma ngiye kurira n'ukuri kw'Imana ibyo yankoze ntabwo nari mbizi habe na gato nose nakose yari yihishe cyane ntabwo wari kumubona kuko umutima wari uri hehe kamera nubwo naje mbitekereza naje ntekereza ukuntu ngiye guteka vuba nkajya kureba muvi nubwo kw'Imana bajya kureba muvi se muvi iwacu cyangwa abantu mukunda Korodine na Jani Goreti Matibori Muze agirindi macibi bana we cyo kwa abaseza mukumva gutanga ngafa tufata ntabwo kikavuga uzagiye umunsi kandi umunsi umwe bizanaba umunsi umwe nakwirukanye uzagenda igikapu kimeze cyacitse cyaboze cyakuza cyaraboze we nadase nuko wakizanye kimeze ntabwo bahura benshi nukuri kw'Imana niko bahura benshi igikapu ukizanye gicitse winjiye mu nzu hano amaze abera hari ikintu ngiye gutekereza wari ubigambiye kubera iki nyine ndavuze uti nta kindi kintu nakora nta planka n'imwe mfite mu mutwe natereka mwirukane Nadia mukinira akantu ko kumwirukana nose ubu nari ngiye nsanga imvo noneho nari bugere hariya abayobozi bakantonda kubera ko ndi gusa bakaba umujura byagenda ntabwo nakubwiye ngo hano hantu uzashyiremo tentire ntiyakora uzashyiremo kanta ntabwo nakubwiye ngo uzajye muri salo cyangwa umufuka wogosha amafaranga ntabwo ushobora guhera 5,000 ntayo ufite ahubwo ufite utubazo twinshi maze iki gikapu cyacitse nagiye kukijyana ariko iwanyu mu cyaro ntabwo nari kukwirukana nyine nuko byari brage ariko ntuzazane Veda ntuzamuza noneho ukuntu mwanga n'ukuntu mwamunshi mana we cyari bivuze ubusa bwagize nk'umuntu usaga ayirebye uvuze ngo uramwanga nyine ntabwo umukunda nk'umuntu wakubera sheri ariko nanone ntabwo umwanga ariko ntabwo nazana umugabo mu nzu ubu naba nasaze
udasana nade hari ababazana udara ababazana no afite umwana akamutaho ngaho akambabwira abamabuje turabakunda kandi njye murabizi neza ko nkunda abantu nyine actually nade bababwira njyewe ntago sinzi nyine ntago nkunda kubira n'abantu yego umuntu wese agira kamere mbi si byose ariko nawe ugira kamere mbi yo gutuka cyane nagisiye mutuka gora niyo mpamvu wamenye yamenye amasahani angahe 6 oya 3 ibikombe by'amadongo by'amatasi yose naguze y'icyayi byagiye hehe byaramenetse iby'icyayi byamenetse ari bingahe by'amazi yo kunywa turatundahure tunga 3 uretse wamenye babasangahe 2 ikindi kintu wakoze ni ikihera muri ubuzima imbaga ntiwayimenye dore mudugudu nguho turi gufata video urabizi umuntu wamuhamagaye bagomba no bari kubyahahira guys aryoshye abaturanyi banyuze kwera Frank Nadia bahamagara ariko nasakuzaga cyane ku byo bari baguhururije ahubwo ko ndi kumukubita se utuma baza kumuruza shishita nikoreye Frank isanzwe noneho nawe namubwira izo Nadia wikana cyane bari kutujyaye muri kutanya kwa mudugudu Mwana mu buzima this prank is real like guys iyi prank niyo yanya yujuje amategeko abaturanyi mu mujye gutuka Nadia ngo njye guhuruza muntu Nadia mukore prank amwirukana ndi kumubeshya nyine waryamanye n'abagabo yakoze ibiki avuze indorarira baraguhamagaye aho akoresha telefone wapi arirutse njye mbonye soka hariya ngira ngo wenda yagiye kure aho akajya turunguru akubona yarakaye afite umushinya aho ndari gukora muri rwanda Kwanza nagomba kundi mu content creator nagomba kundi umustar ibaze ko niko nari nkigira mu rugo pe pa njye ngize akubwira ngo amaga kwangukise ati ngwino utabara umuntu yisha umukozi wo mu rugo ngona utabare wowe se ariko umenye utakari mu rugo rwaye kandi ahanyeretse uvuye hariya hose uje kwa Fidia akora ngo twari ngewe ntabwo nari nzi ko ari hano iyo menya ko ari hano nari kuvuga ati nibyo ari gukina nibyo turi gukina ariko urumva arambwira ati ni igipangu cy'abantu guys my content is real this prank is real oh my god ntabwo umuntu ndishimye muri ubu buzima ariko numvaga n'umudamu hano akavuga ko mama nanjye aho mukanya witegura ko ari guhamagara abantu benshi cyangwa uzakubwiza ukuri hano umugore w'umugome cyangwa ibintu byose yabwiye umukozi we anamwanga yarakirukanye ariko nawe ukaravuze ngo wewe nkana byajya byo gukari kuza kuri wawe waragosha uri Nadi mudugudu yakugorewe wowe ushize yarihoreye yarihoreye gukora iki usumugana abagabo bamubise ni kwa mudugudu abagututse ni kwa mudugudu barende mubaje dose ugiye kumubwira ikibonye nanjye kutamubwira ngo ko wambeshye ko naryamanye n'abagabo ukandi ngo ntabyo nakoze ukora n'iki cyuma kandi nakubwira ko ndi buyakoreze kuri telefone ngo hoya uri kuvuga ko wanyukanye nk'iyemo mana we muransekeje abodiya Mana we ubwo birasekeje cyose urakoze mwana njye arampaye ego ko mana merisi yakoze ego mana arampaye do ugiye hese handi ko ahungabanye mwana wa Nadia nari biyukanye atiya akire abaga bishaka mana ukuntu asa umwana wanjye avuye mu ivomo kamurenga akunda wanuje gutabara je ntabwo ndi kubyemera yaraje kwita Nadia araniye ahubwo mujye mumenya mwese ko ndi umu content creator ibintu byose mbanyina ntabwo nimuzajya mumva ndikura mmenye ko ntari kurira byanya byari filime ubu ngubu ndi kwinjiza amafaranga wego mugenda mujya kundika guys thank you mugabo azaza nyine ndi gukomaga cyane aragira ngo mbona ari ukanze no kufata igihaguma nguma oh my god guys so my content is real
mana yanjye murakoze kureba ino pranka n'abayobozi bari baje kundega nyine baje kumfunga gira bavaza fungura. So guys, I love you so much. This prank was real, man. I ndishimye. I love you. Ndabakunda. Ibiryo byabaye byiza. Ciao ciao.